umukobwa mwiza yicaye muri resitora arimo ararya ati harakabaho abagabo n'amafaranga yabo nzayarya nyamare. Agiye kubonabona hinjiye umusore w'umukene cyane. Umusore yinjiye yikandagira kubera ko nta mafaranga yari afite yo kugura ibiryo. Ati se ubungubu abakire ndaza gusanga amahangaha baraza kumpa, ese ba nyiri resitora bo nibabona inzara igiye kunyica barampa. Umuseriveri araza ati umva musore rero, ntabwo wakaye winjira ahangaha usa gutya, hano hinjira abakire gusa. Umusore atangira kwerekana ko ashonje ko aricyo kimuzanye kwaje gusaba ibyo kurya. Umuseriveri ati ndabibona pe, none se koko mu by'ukuri urashonje cyane? Umusore ati niko yemeze ndashonje pe, inzara irenda kunyica. Umukobwa w'umukire akomeza kubyitegereza. Seriveri ati rero ntuva ahangaha ngo ujye mu ntebe z'abandi, ngiye kujya kukuzanira ibyo kurya, ndagushakira aho wicara ubirye, ndagufasha rwose. Nuko umuseriveri yagiye. Umukobwa ati yewe utegereje uriya se, waje ahangaha se nkaguha kuri ibi byangera tukicarana, ngwino niyegere kabisa. Umusore ati ngewe se? Ati yego rwose ngwino. Umusore yarigiye. Aravuga ati ahari n'umukobwa hari ukuntu usanga abakobwa ari biza ari abakire bafite n'umutima mwiza. Turashonje se wa gisore we? Ati yego rwose ndashonje, inzara irenda kunyica. Umukobwa ati yewe wakwihera bino ndi kurya se? Agiye gutega ngo abyakire abimena hasi. Umusore agiye kubiramira yisanga byaguye hasi byose. Umukobwa araseka cyane, yabikoze abishaka. Ati mbega igisore cy'ikigoryi niko sha, abakene nta n'ubwenge mugira. Umva sha birira aho hasi ahubwo wowe. Umva nizeye neza ko ariko bigomba kukugendekera, kuko niko bikumereye pe. Ntabwo kuri yowe kwicarana nanjye barakubeshye. Ariko ubundi abandi bagabona amafaranga aho uri hehe? Umusore ati none se kubera icyo uri kunkorera ibi ngibi? Umukobwa arigira ati nguki uri kumbaza se kandi? Umva sha ntiwigire ikigoryi, ariko banza ndebe ukuntu mba nambaye neza ndi no gusa neza, ndi izuba ndatoshye ndaka, ariko wirebe turatandukanye neza, nta n'ahantu twahurira wowe. Urabyumva ahubwo fata ibyo biryo ubirira aho hasi, kandi nurangiza ugende, genda uryoherwa n'ubuzima bwawe sha. Ibyo nibyo kwiriye. Mukobwa nuko yagiye afata ibyo avuye guhaha arigendera. Amafaranga arya n'ay'abagabo. Ati sha umva reka nigendere, nawe nukira nzaza ndya yawe, ariko igihe ntacyo ufite ntacyo twavugana. Umusore yasigaye ababaye. Ati koko buri nsinzi y'umuntu wese haba hari umuntu wamusuzuguye bikamutera imbaraga. Umusore ati rwose njye ntabwo zigera mbyemera, kuva uyu munsi sinzemerera umuntu wese uzashaka kunsuzugura, ndanzuye guhera aka kanya sinzongera kwemerera umuntu wese ko asuzugura. Amabuye abandi badutera niyo tubyazamo fondasiyo y'ubuzima. Ntukemere ko amabuye bagutera akwirunda hejuru, ahubwo yegeranye uyakoremo fondasiyo yihagarariho. Umuseriveri yaraje asanga bamupfukamishije hasi, ibiryo biri hasi. Ati yewe ihangane bibaho, ariko uri umuntu nk'abandi, ukwiriye kubahwa. Imyaka yaratambutse. Umusore aragenda arahiga, ajya mu kigenda, ajya mu gifonda, ajya kwiga, arangiza amashuri, arakora abona amafaranga bumukire. Aha naho hari kampani bakomeza gukora inama bareba amaraporo, bakabona n'ibihombo gusa, bakibaza ukuntu bigenda bikabayobera. Ariko wa mugore niwe uhombya kampani, akajya kwirata ku bantu. Bose ati ngerega ntago mbyumva, ubundi aya mafaranga ajya hehe? Kuki ibintu bitigeze bibaho kera bikaba bitangiye kubaho ubu ngubu? Hari umuntu unyereza amafaranga. Umukozi wa mbere ati rero ibintu byarahenze tubyazamo umusaruro, kandi n'ibicuruzwa byabaye bikeya, n'igishoro cyaragabanutse, byarabacanze, kandi hari umugore ubyihishe inyuma. Ati kandi nanone amafaranga agenda abikuzwa kuri konti nawe yabaye menshi. Bose ati nguki amafaranga abikuzwa? Muzehe ati niko yemeze rega bosi, reka twe gukomeza kuvuga ahubwo dushaka icyo twakora. Ati ngiye nkurikije imibare ndi gukora, iyi kampani yawe nta n'amezi 3 yonyine isigaje, urahombye kabaye, gira vuba rero shaka umuti. Sekreteri ati noneho igishoboka shakisha umufatanyabikorwa aza shora imari muri kampani, umuntu ufite ku ifaranga we, ubundi kampani yongera ikore izuke. Umugore niwe ujya kuryoha mu mafaranga, kandi akabikora ari kuyiba. Bose ati niko yemeze se?
nanjye niko nabitekerezaga sekreteri we. ati reka dushake uwo muntu kandi tubikora ubu ngubu. Nuko bagiye. Igihombo cyateye. Uwo mugore nuko yavuye kongera kuryoshya mu mafaranga. ati switi wanjye naje, dore ibintu naguze byose pe, telefone nshyashya yasohotse, inkweto nshyashya, amashenete, amakanzu, wumva byanshimishije pe, nawe uraza kubikunda ahubwo akira n'ikibizo nzongere njye no kugura ibindi. Umugabo ati none ko nakubwiye ngo ntukongere gupfusha amafaranga ubusa gutyo, kuki wabyongeye? Kampani yacu ntabwo imerewe neza, ihagaze nabi. Umugore atungukiye, none uragira ngo njye nkore iki se? Ngomba kuryoha mu mafaranga we, sindi umugore mwiza se uragira ngo se nabi se? Uri umugabo mwiza cyane, uzabikemura, amafaranga yose uzayazana nanjye nyarye, ntabwo njye nashobora kubaho nk'umukene. Umugabo ati ariko wakwitonze, turi mu gihombo, ntabwo njye nabyemera pe. Umugore ati byiteho rero undeke, ibyo niwe bireba nk'umuntu w'umugabo, nanjye ikindi ba nk'umuntu w'umugore, ni ukurya amafaranga wakoreye. Urumva wafata ubuzima bwanjye ukabihindura ubw'abatindi ngo nabyemera se? Sinshobora kubaho nabi n'ukwezi kumwe, ndabizi ko ushobora kubikora. Uri umuntu w'umugabo, genda ubikemure, nanjye nkomeze ndyoshye ubuzima, reka ngo hembe n'ikibiza ahubwo kiratuma ujya kubikora neza. Nuko yagiye. Uwo mugabo yakundaga umugore we cyane, ariko umugore noneho agakunda kuryoshya ubuzima, udafite amafaranga ntacyo mwavugana. Hari abakunzi baba bameze gutyo, gutera imbere ntacyo bibabwiye kandi abizi ko abakunda cyane. Umugabo yakomeje kwitekerezaho, areba ukuntu umugore atitaye ku bye, aravuga ati none se ko mukunda, reka wenda mbikemure koko, nkomeze mwiteho atababara. Yitegereza ifoto ya se, aravuga ngo mubyeyi wanjye, ndagusezeranya ko iyi kampani wansigiye itazigera igwa hasi. Nzakora igishoboka cyose, ariko umurimo waruhiye ukawundaga we kuzagwa hasi. ati rimwe n'isezerano mubyeyi wanjye, ariko hari igihe byanga, cyane cyane bikanga iyo washatse nabi. Igihombo cya mbere ni ugushaka nabi. Uwo ari umukene cyane yaje gukira, umuseriveri wamuhaye ku biryo amugira sekreteri we, ariko aranamwikonderaga. Inama rero gushaka umuterankunga nuko yabaye. ati uyu munsi mwakoze cyane kuza, nizeye ko tugiye gushyira hamwe kandi tugasinya amasezerano yo gukorana, amafaranga akaboneka, ino kampani ikongera ikabyuka. Umukene wakize ati niba ibintu byose bizagenda neza, twese tuzunguka. Umugabo ati niko bimeze rwose, twese tuzunguka. Sekreteri w'umukire ati ariko none hari ibintu tugomba kubanza gusuzuma neza muri raporo za kampani, tukareba ukuntu yagiye ikora n'ukuntu yagiye yunguka, tukamenya ko yahombye n'uko tuzabikosora ubutaha. Tugomba kubanza tukabirebamo neza byose, nitumara kubibona nibwo turasinya. Sekreteri w'umwizerwa bakire muri ibyo, wa mugore yarinjiye, hatumva sheri ndagarutse, nje kureba yandi mafaranga ngo hombye kurushaho. Umugabo ati ngaho ngwino rero nta kibazo. ati rero sheri wanjye, reka nkwereke bano bantu ni abakire tugiye gufatanya, ni abafatanyabikorwa. Uriya mugore ni sekreteri w'uyu, ubanza banakundana. Uwo mugabo ahagurutse arebye, asanga ni wa mugore wamwiraseho, yari agiye kumusoza ahita abireka. ati ni wowe burya? Bose ati none se ko mudasuzanya muraziranye se? Mugore ati yo se, uyu nguyu nta hantu muzi kabisa. ati iyo mba muzi cyangwa ari aho twahuriye, ntago mba mwibagiwe, ntago yamumenye, yarahindutse. Uwo yasuzuguye ari umutindi, ntiyatekerezaga ko yaba ari umuntu usa neza gutyo w'umukire. Umukire ati rero mumbabarire, reka mbanze njye hanze ngira bamuvugisha. Ariko sekreteri we byose arabizi, yari umuseriveri muri resitora bahuriyemo. ati yewe nanjye reka ngende nkurikire bosi wanjye, tubanze tuvugane byose ku bintu biraza kuba biri mu masezerano. Umukire wa kampani we yasigaye bimucanze. Sheri waregera, ati none sheri wanjye ko ndoze biducanzira, bari abantu kuki basohotse? Umugabo ati nanjye ntago mbizi pe, ariko bishobora kuba nta kirenze kirimo. Umugore ati yewe ariko sheri, ngewe ubundi n'inama zanyu sinzitayeho, ndaje ngumpe ikarita njye kubikuza andi mafaranga, ndashaka kujya kwigurira ibindi, hari telefone nshya zongeye zasohotse, amakanzu agezweho n'inkweto. Umugabo ati nguki? ariko sheri wowe koko nibyo uba ushaka gusa nta kindi? Niba ari ikarita ushaka kugira ngo wishime, ndayiguha rwose ko ngukunda cyane se. Sekreteri yaraje ati none bosi wanjye byagenze gute? Uriya muntu rwose wamubonye uhita uhinduka pe. ati uriya niwe wansuzuguye kera,
niyo wanjugunyeho amabuye rwose y'agasuzuguro ndayegeranya nyabyazamo fondasiyo negera hejuru. Ati niyo wamfasha nyaraho rwose pe uko yishakiye. Sekreteri ati rwose ndabyumva, ariko ntabwo uri umuntu umeze nka kwa kundi wari wishwe n'inzara wambaye nabi usaba ibyo kurya warahindutse. Ese kuko ushaka gusubira muri biriya bihe? Umugore w'umutima aba azi guturisha umugabo we. Ati rero irebe, uri umuntu utandukanye na kera mu mbaraga, mu cyubahiro. Ntago n'aba ngaba bashobora kongera kugusuzugura, kandi uko ni ukuri. Umukire ati niko bimeze, ntago bansuzugura ngo bikunde. Ubu rero ngomba kubishyura. Uriya mugore yaransuzuguye, ngomba kumwishyura, yamfashe nk'imbwa. Ati nawe rwose ntiwitambike, ukuntu yambwiye ngo nindire ibiryo hasi koko. Ndashaka kumwishyura, ndashaka kumwisha isomo, kandi isomo atazigera yibagirwa. Sekretari ariko wakwihanganye ugakemura ikibazo neza, ntiwishyire mu byago ubitewe n'umujinya n'uburakari. Mugabo ati ariko ngiye ntabwo ndi kwihuta, ndashaka kwishakira ubutabera, kandi ndabikora mu buryo bwanjye. Ati ubu ngubu ikintu ahubwo ngushakaho, iriya nama twari tugiyemo yo gusinya amasezerano reka tuyisubike, tubanza dusuzume uriya mugore ni muntu ki muri iriya kampani. Ntabwo nshaka ko hari ikintu cyatwicira imipangu yacu, kandi ntugire ikintu uhindura, ngiye ntacyo mbivuzeho. Umugore ati ndabyumva rwose, ntuhangayike ndaza kubigufashamo pe, ariko nawe ugenda uruhuka utekereze neza. Nta kintu rwose kiraza guhinduka, ntabwo baraza kubisinya kugeza igihe uzabanza kumva ko bikwiriye. Reka ngende suzume buri kimwe. Umugabo ati nuko bimeze, genda iriya kampani isuzume neza. Uriya mugore umwiteho cyane, umenye ni muntu ki muri iriya kampani, izina rye urimenye, imiryango ye, nimero ze za telefone, umenye buri kimwe. Ati kandi icyo umenye ni ngewe wa mbere ugomba kukibwira. Umugore ati nta kibazo rwose nzabikubwira pe, ko ndi uwawe se, ko ngufasha, ko nshaka utera imbere, ko nari nk'abandi baba bashaka kwirira gusa. Umugore nuko yagiye. Umugabo asigara yitekerezaho. Ati ubu ngubu noneho wa mugore ugiye kuziga isomo cyo kutazongera kujya ukinisha ubumuntu bw'abandi. Buri muntu wese agomba kubahwa uko yaba ari kose, apfa kuba ari umuntu. Uwo mugabo we byaramurakaje, atangira kugenda yiyahuza inzoga. Sekreteri waraza, ariko ni n'umukunzi we bahuriye mu bukene, yanga kumusiga. Ariko disi hari igihe uhura n'umuntu mu bukene mugakundana, kandi mwamara kugira icyo mugeraho akakwihakana sha, cyangwa se mugahura hari icyo mufite cyabura akakwihakana. Umugore yaraje ati rero amakuru yose namenye ubu ngubu. Umugabo ati ndakumva ngaho mbwira. Ati amakuru namenye nuko iriya kampani imaze igihe kirekire, ariko nanone hakaba amafaranga agenda abura kandi akaburirwa irengero, ntihamenyekane ukuntu yabuze, kandi bikaba ari ibintu bihoraho. Ati icyo nicyo cyahombeje kampani, ibura igishoro. Umugabo ati none ninde uhombye iyo kampani, ninde utwara amafaranga mu buryo butazwi? Ati ndacyakomeje kugenda nkora ubugenzuzi, ariko icyo maze kumenya ni uko umuntu ubyihishe inyuma ni uriya mugore. Umugabo ati nanjye ndiko mbikeka, umuntu ubyihishe inyuma ni uriya pe, ngiye ndimo ndamukeka. Umugore arigira ati kandi ibi ngibi byose bizahindura buri kimwe. None se ubu ngubu turava mu masezerano twari tugiye kugirana nabo cyangwa? Ariko tugomba kugira amasezerano kandi arimo n'abanyamategeko, ntabwo twabyihorera. Nibiramuka bijemo amategeko nta kibazo tuzagira. Umugabo ati riga ntabwo turagira ibyo duhindura, ahubwo ngiye mfite ikintu mu mutwe ngomba gukora, ndashaka kwihorera. Umugore ati ariko wakwihanganye, ntugire urwango, uri umuntu mwiza cyane, reba aho waturutse ni kure cyane, ibi byose bihagarike, ukomeze wiyubake, witerere imbere. Umugabo ati rero mva nkubwire. Umugabo ati rero abagore bameze nk'uriya batekereza ko bari hejuru ya buri wese. Ati kandi ibikorwa byabo biba bazi ko nta ngaruka bizabagiraho, ariko nagira ngo nyizere, ndagira ngo ntume bishyura ibyo bakoze, kandi ibyo yankoreye nabyo abyishyure. Umugore ati ariko koko wambabariye, kwihorera niwe bizasenya ntabwo ari bo. Ati ndagira ngo nanjye unyumve kandi undebe, ndimo kuri imbere yawe, ngewe ndakuzi neza, ibintu uri gushaka gukora ntabwo ari ibyawe, ntabwo washe kuri iyi si kugira ngo ugire umuntu babaza. Umugabo ati buretse rero ndagira ngo utuze kandi unyizere, ngewe nzaba neza ntacyo nzaba, reka nigishe umuntu isomo. Umugore ati ariko wakwihanganye, ni sekreteri we, ni umukunzi we, ni byose. Inama yarageze yo gusinya, batereka tubemeze sha. Bose wa kampani we yasinye mbere, arashaka amafaranga kugira ngo kampani ya se itajya hasi. Ati rero ubu ngubu ngiye ndasinye,
namwe ba bose ni mwebwe musigaje gusinya na sekreteri wawe akabika ubundi gukorana bikajya mbere, ariko amakuru y'umuntu uhombya kampani bamaze kuyamenya. Ntabwo umukiriya yashora imari ye ahantu atizeye neza. Afata ikaramu ngo asinye ariko ari kubeshya. Ndetse ubu ngo musinyera reka mbe ndetse umukiriya wa kampani none se hari ikibazo gihari se ko ngenzi ko ibintu bimeze neza. Ariko umukiriya wa kampani yizeye umugore we, umugore yarangije icyizere agipfusha ubusa. Ati rero mbere y'uko nsinya hari ikindi kintu ushaka kugusaba. Bose wa kampani none se ni iki? Cyembwira ngiye rwose niba gishoboka turagikora. Uwo mugabo ati ngenda shaka umutereto n'umugore wawe. Bose wa kampani arumirwa. Hati niko ibeze ngenda shaka umutereto n'umugore wawe. Turi twenyine udahari. Nta kirogo dufite kandi umutereto wa nyawo namurarana namwirirwana namusoma namureka. Umutereto utagira kirogoye. Ahantu twe twenyine niyo mushobora nzamukoresha icyo nshaka nananira azijyanire. Umugabo yarumiwe, yakundaga umugore we cyane amwizera, arahaguruka ati reka sinzigera ngiye mbyemera, uriya n'umugore wanjye nkunda cyane, ntago nakwemera ibintu nk'ibyo rwose byo kumutesha agaciro, byo kumugurisha. Reka ibibazo mfite nzabikemura mu bundi buryo. Ariko wowe wizera cyane, uwo ukunda cyane akenshi ni ukubabaza cyane. Umukire nawe arahaguruka nuko bimeze se? Ese ubwo urakeka ko kumwiyumvamo uko mukunda kumwizera nawe ariko akwizerara? Sha uriya ashobora kuba ari kugukina kabisa. Ni mwiza rwose, ateye neza, asa neza, arabagirana nk'izuba, atoshye nk'isoko. Urabyumva se? Uko mwiyumvamo ashobora kuba atari ko akwiyumvamo, uko mwizera ashobora kuba atari ko bimeze. Abantu twizera cyane nibo batubabaza cyane, abo dukunda cyane birangira aribo bari kutwanga cyane. Umukire ati ngo ngukiye uriya se? Uriya arankunda cyane, ntabwo nzigera nemera ikintu nk'icyo cy'umwanda cyo kumutesha agaciro. Umukire undi ati noneho niba ari uko bimeze. Umugabo ati cyo mbona ni uko ushaka ko kampani ya papa wawe ipfa ubusa ikazimira burundu. None ntabwo ushaka kuyicungura se? Reka twigendere. Sheri akaba na sekreteri n'umujyanama n'inshuti magara y'umugabo arakurikira. Umugabo ati rero nubitekerezaho neza ukumva hari icyo wahinduraho, dore nomero uzahamagare. Barashaka kubanza kwikiza umugore bakamuhana kuko bazi ko ari we nyirabayazana wa byose, n'ubundi kampani zakomeza ihombe. Ariko umugabo we yizeye cyane, icyizere cyagipfushije ubusa kandi byamubayeho, nawe byakubaho nanjye byambaho. Umugore yarashata ariko none byagenze gute bose wanjye? Wari ugiye gusinya tukazakira none urabyanze koko? Umugabo ati ariko ntuhangayike wowe, ngiye ndumva ariya mugabo azabyemera pe. Reka dutegereze kandi tugira ngo uriya mugore amenyekane uwo ari we. Ihangane wikwirukansa ibintu. Umugabo yasigaye yitekerezaho koko, ariko akunda umugore we cyane kandi akunda na kampani ya papa we. Arashaka ko izina rya papa we ritazatakara. Gushyira icyizere cyose umuntu ukunda akenshi usanga bikubereye ibyago, kubera kuba waramwifunguriye wese, kandi kuba waramwifunguriye ukeka ko atazaguhemukira kandi ko azakwitaho cyane nk'uko bigenza. Ariko hari igihe byanga. Umugore yahise agaruka, umugabo arimo aritekerezaho ati sheri wanjye we byagenze gute? Basinye se? Ngiye kubona ayandi mafaranga yo kurya akerekebezo pe nayo nyamare. Byagenze gute se ko ndoze utavuga kandi? Ntabwo ushaka kandi kabizo se? Zana ikarita ndaguha kandi kabizo sibyo? Icyizere umushyiraho gituma umushoraho igihe, ukamushoramo imbaraga nyinshi cyane ziruta izo we agushoraho. Ariko hari igihe yumva ko urimo uramwiguraho akabipfusha ubusa. Ariko umugabo wanjye kutavugara ari kugira ngo amenye niba agiye gukomeza kurya amafaranga cyangwa se niba byanze. Umugabo ati byanze, ntago byasinywe. Umugore ati ndahombye, njya gushaka undi mugabo nkura amafaranga se? None ngo byagenze gute? Byanze gute? Habaye iki kidasanzwe? Umugabo akomeza kwirakarira, yizeye umugore icyizere agipfusha ubusa. Ariko wa mugabo yo kutavuga, ese ntabwo nyizera, wakongera ukanyizera? Umugabo ati rero uriya mukire yashyizeho ibwirizwa ngomba kubahiriza, ariko ngiye ntago naryubahiriza. Umugore ati ndahombye. Ati iryo bwirizwa yanshyizeho pe ntago ngiye naryemera. Nkunda umugore wanjye, ndamwizera kandi ndamwizera cyane, ntago nakwemera ikintu cyose cyamutesha agaciro. Umugore ati none sheri byagenze gute? Iryo bwirizwa ni irihe?
umugabo aratekereza, umugore arakomeza arahatiriza ariko kujya utambwira, ese ntabwo unyizera? Iyo umuntu yibereye mu rukundo aba yimereye nk'impumyi. Urukundo ni impumyi, ushatse kureba utuntu twose rwose ntabwo waruryoherwa pe, ariko nanone hari igihe bisaba kuba maso ugakanguka. Umugore arakomeza aramubwira ati none ntabwo unyizera kuko, ese wambwiye ko wambwiye kunyizera ko nkunda, nubwo ngiye ntabwo ukunda mba shaka kubibyaza umusaruro nkirira inote, ariko se wavuzira ese ni iki uwo mugabo yakubajije? Umugabo ati yambwiye ngo arashaka kukujyana ku mutereto. Ni icyo ngicyo ngiye cyambabaje. Umugore ati yehe, mbese burya nako ngako ku mutima atahubwo nabyungukiyemo nawe nazamurya utwe. Uwo mugore ntabwo azi ko umugabo ari we mutindi yasuzuguye. Ati ye arashaka umutereto nanjye. Ati none mugabo wanjye kuki wabyanze se? Ware kubyemera pe, ubu uremera kampani ya papa wawe koko ihombera? Iyi kampani irimo irapfa, papa we yarakwizeye. Umugore atangira kubyumvisha umugabo ngo nabyemere. None se papa wawe ko yakwizeye nanjye ukanyizera tukaba twizerana, kuki wabyanze? Buri kimwe ntabwo kimeze neza. Umugabo atari ko wamugore koko nuko nguko wambwira, njye ntabwo nagufata ngo utange ngo bagende bakwishimisha mu mutereto, ngo ndimo ndashaka amafaranga. Uri umuntu w'agaciro, ngomba kukubaha kandi nkakubahisha. Narakwizeye, ngomba no kukwizeza abandi. Umugore atari ko sheri koko ntabwo ngende umuntu rwose w'agaciro gakeya, ni umutereto wonyine, tugende dusangire tunywe icyayi birangirira aho ngaho. Ntabirenze ngiye nanereta ntabwo nzamwemerera, nzanywa icyayi cye gusa ubundi twitahire. Umugore arabishya ati ngiye nzonkunda ni wowe gusa. Umugabo ati ngiye ntabwo shaka kuriya mugabo mujya guteretana, nabyanze. None umutereto umeze nk'igiciro kugira ngo ansinyire, ntabwo mbishaka. Umugore akomeza kwinginga kugira ngo umugabo abyemere, arebe ko yabona undi mugabo wo kurya amafaranga. Atari ko mugabo wanjye, ese ubu ngubu ko ugiye kwemera ibintu byose papa we yaruhiye koko bisenyuke hejuru yanjye koko wandetse nkagenda? Ati niba ari byo ushaka nta kibazo byihoreresha, kampani ya papa wawe isenyuke. Ngiye numvaga nagufasha nkagenda kantereta. Umugabo icyizere yashyize ku mugore, ntabwo azi ibyo umugore ashaka, ntabwo azi ibyo umugore arimo. Atari ko nuvuga ibyo ngibyo, ngiye ko nkwizera, ko nkubaha, ko ushaka kubahisha n'abandi wandetse. Umugore atari ko ni umutereto gusa, kugenda aza akajya utuntu nkikiriza, akazana icyayi nkakinywa, yankoraho nkanga, ibyo bitwaye iki? Ntabirenze rwose. Umugore yakomeje guhatiriza ati rwose niba ari bwo buryo bwonyine bwatuma kampani ya papa wawe yongera kuzuka, ngiye nta kibazo, ngiye nta kindi kibazo ngiye mbifitemo kuba nagufasha. Ibyo ndi gukora ni ukubera wowe, urumva? Ariko yarari kubeshya. Umuntu wizeye yakubeshya ntubimenya, byose uremera. Ariko umunsi umwe hari igihe yigaragaza uwo ari we. Umugabo ati ese koko ni ukuri ibyo uri kumbwira? Ese koko ni umutereto wonyine? Ese koko uri uwanjye wenyine cyangwa urashaka no kuba uw'abandi? Umugore ati ngiye ibyo ushaka gukora ni ukugufasha nta kindi, kandi ni umutereto wonyine. Azambwira utugambo nikirize, ankoreho nange, azana icyayi nkinywe, azana amafaranga nyatware. Umugabo yagize ngo nibyo, ariko ari ibinyoma. Abanyabwenge baravuga ngo ntukizere ibintu byose 100% umukunzi wakubwira, akenshi barimo n'ibibeshyo. Umugabo yarabyemeye. Umugore ati ndaje ashana ry'amafaranga we y'abandi bakire, ndaje nkwereka. Aramushinyika ati abagabo n'ubundi muri bigoryi, wowe unkunda uri kugira ngo nyigureho, ndaje nkwereke, ngiwe ndarenze we. Bose ari kwigendera nuko bamuhamagaye. Afata telefone arebye asanga ni wa mukire wa kampani uhamagaye. Umugabo ati rwose ibyo wasabye ngiye nabyemeye, nguyu n'umufata ujye kumutereta ubundi uzaza dusinye. Umugabo ati niba yemeye umwanzuro wanjye nta kibazo rwose. Umugabo atari kumenye ko ari umutereto wonyine, ntuzibeshye ngo mukoreho. Mukire ati hari ikibazo se? Ati byose by'amasezerano bigomba gushingira ku mugore wawe, uko azitwara nibyo bizatuma nsinya ngewe. Umutereto waragize, ariko umugabo afite gahunda yo kugira ngo yerekane uyu mugore ni mugore nyabaki, kandi umugore ntabwo azi ko umukire aje guteretana nawe ari uwo yasuzuguye. Umugabo we yaramwizeye, ariko yizeye yabipfushije ubusa. Gusa kwizera urukundo ntabwo ari bibi, kuko kwizerana bidahari urukundo ntabwo rwaba ruhari. Kandi ko umuntu yabipfusha ubusa kubabaza ntabwo bivuze ko wakoze ikibi, ahubwo niwe uba warapfushije ubusa impano ikomeye cyane wari wamuhaye.
umugore yakomeje gutambuka ati umukire wambonye se ngenda arenze we naka nk'izuba ntoshye nk'isoko abagabo mbamara inzara n'inyota. Umukire ati ndakubona kabisa urarenze wumva kugusinzira kabisa byaba ari ibintu birenze wumva reka mbanze nzenguruke ndiba ahantu hose imbere inyuma urarenze kabisa. Urahumura neza akira ikibizo. Umugore arishima tubu nawe yawe nayariye imyambarire niyo atakira icyo kunywa mbanze nguterete. Umugore ati urakoze cyane rwose ubu ngubu ndakwihaye wese nanjye nifuza kukubona biteye amatsiko. Umugabo ati nawe se waramfitiye amatsiko ra nategerezaga ko utazaza kubera ko ukunda umugabo wawe cyane kubera ibintu byose agiye gukorera akakubaha akaguha kampani yose numva gutabyemera pe none se ubu waje kubera kampani y'umugabo wawe cyangwa umugore ati ariko nawe uransekeje mana kampani y'umugabo wanjye reka barakubeshye ngewe ndahangaha ku bwanjye ntabwo ndahangaha kubw'umugabo wanjye cyangwa kampani ye sinakubwiye ngo nifuza guhura nawe se kubera uri umukire urenze ntabwo ngenda itaye kuri kampani y'umugabo wanjye cyangwa we ahubwo uriya mugabo ngubu yabaye umugabo nge ntifuza mu buzima bwanjye ntabwo mukene mu buzima bwanjye ni umugabo udafite imbaraga udashobotse ntari amafaranga akigira ubwo n'ijambo yararibuze ahubwo rata wowe uri umugabo urenze ni wowe mugabo nemera ufite imbaraga uri umuhanga ntabwo azi ko ari we mukene yasuzuguye umva ufite ubutunzi ni wowe kabisa nkwiriye ni wowe nifuza nabyumva se ubu ngubu ndakwihaye unkoresha ushaka ni wowe mugabo w'ubuzima bwanjye. Umugabo ati bishatse kuvuga ko umugabo wawe nta kintu akimaze na kampani ye se kuri wowe. Umugore araseka cyane ati byose reka tuvuge ko wenda umugabo wanjye yabaye umugabo mwiza cyane yanyizeye akankunda agakora uko ashoboye kose akanshoraho imbaraga n'amafaranga n'umutima wose n'umubiri wose umva ahubwo nubwo yabikoze zane byo kunywa mbanze nkwerekesha baze nkwereke ngiye ko ndi umugore w'ikizubazuba naka kandi nkozeho ndamwatsa ngiwe abagabo mbamara inzara n'inyota. Reka twe gukomeza kuvuga ahubwo tujye mu gikwiriye abagore n'abagabo. Ngwino mbanze ngo ushimishe ngo yaravuze ngo nta birenze ngo ni ukuvuga gusa reka tubanze twishimisheho gakeya sibyo uri umugabo rwose w'ubuzima bwanjye. Bakiri muri ibyo bagiye kwishimisha umugabo yarahingutse ati wari wavuze ngo ugiye kubikora uri kugira ngo ucungure kampani yanjye none wavuze ngo waje ku bwawe sha wari wavuze ngo waje kubera ko ukunda umugabo wawe none umaze kubihindura ugeze ahangaha nakumvisha. Umugore ati buretse reka ngo usobanure ibyo navuze ese ubundi uri gukora iki ahangaha ko yari yavuze ngo ni umutereta utagira kirogoya ubundi ujute. Umugabo ati nigiye wamuhamagaye niko kuri. Umugore ati yowe mwangambaniye uwo mugore icyizere agiriwe n'umugabo cyose yagipfushije ubusa aramwihakana. Umugabo arabyumva umukire yatumyeho umugabo ngo aze arebe umutereto amenya ukuri. Umugabo ati niko yemeze ngiye niko nabigenje namuhamagaye ndashaka kureba uri muntu ki kandi nkabireba imbere y'amaso y'umugabo wawe akamenya umugore atunze ari mugore ki. Umugore ati ni gute we wabikora se ngende umugore w'ikizubazuba utemba amazi nk'isoko. Umugabo ati biramaze ibyo wankoreye birarenze nabaye ikigoryi nabaye impumyi ndategerezaga ko nkunda nk'uko nanjye ngukunda ariko igihe cyose gishize koko wari uri kungira agakinisho we ugenda wirebera amafaranga gusa atari ko birahagije ntugire icyo mbwira we byose birahagije ibirenze hasi ni ibiki. Umugabo yamubwije ukuri ibikorwa yabyiboneye ubugambo bw'umugore ntabwo agikeneye ahitamo kongera kwiyubaka ati ntabwo ngishaka kuzongera kukubona ukundi mu maso yanjye. Yari yamaze kumva ko umugore atamwitayeho ko umugore anyirije amafaranga ahamagara na polisi. Umugabo ati rwose polisi we uriya mugore nubwo ari umugore wanjye mumufate umujyane yanyirije amafaranga ya kampani arayihombya atura niwe wagiye afata amafaranga akavuga ngo yagiye ku zindi konti kandi kampani itazizi ntabwo akwiriye kuba ariho rwose. Polisi yaraje afata umugore ati ngiye ndafande ndagufashe ndakujyanye nta kintu wemerewe kuvuga ibihamya birahari ugomba kujya muri gereza wowe baragukunda ukizera ukagipfusha ubusasha ngo uzarya amafaranga y'abagabo ngo uri ikizubazuba ngo uri mutemba soko. Umugore atari ko mugabo wanjye koko ko wankunze cyane ubu ngubu urabyemera se bamfunge
uzakorera undi mugore se umeze nkanjye. Ati mfasha rega nzakomeza ngo usobanurire, nzitwara neza. Umugabo ati nguki, urumva byari biye bisobanuro nkeneye se ku mafuti yawe we yo gupfusha urukundo busa, ugafata kampani ukayihumbya kampani ya papa wanjye njyewe, utitaye ku mugabo gukunda, utitaye ku iterambere ry'umugabo wawe bagukunze akakwizera. Atafande mujyane rwose mukura aha ngaha, azakatirwe kandi n'amafaranga yanyereje azayagarure. Umugabo nuko yahisemo gushaka umuti wakiza umutima we, uwo wahaye umutima wawe wose, uwo wiyeretse ukuri, ukamwereka intege nkeya zawe n'imbaraga zawe, akabyima agaciro. Nta kindi wamukorera cyatuma gukunda. Nuko bamujyanye ari gusakuza, umukire na sekreteri we kandi w'umusheri we na nyiri kampani nuko basigaye bonyine. Ati bose nyiri kampani rero mbabarire pe, ntabwo ngiye nashatse kukubabaza, nagira ngo umenye ukuri, nicyo nifuje ko wamenye kuri kose. Ese umuntu ukunda wizera ni muntu ki? Ese igihombo cya kampani cyaturutse hehe? Ubu ngubu noneho urukundo ni impumyi ariko naguhumuye, ntuhangayike, nge nta matereto nari nkeneye n'umugore wawe, nagira ngo umenye uwo ari we gusa. Umugabo ati yewe urakoze cyane, nta kibazo ugiye nakugiraho, menye uriya mugore uwo ari we, kandi kumufungisha nahisemo neza, bizankiza, umutima wanjye uzakira. Icyizere namugiriye ni imbaraga, ntago ari ubuswa si n'ubugwari, kubera gipfushije ubusa ngiye ngomba kurindira umuntu bwanjye, ngashyiraho n'ingamba. Ni igihe cyo kongera kwiyubaka, nkubaka umutima wanjye n'agaciro kanjye n'icyubahiro cyanjye. Ndagushimira cyane, ukijije kampani yanjye. Mukera ati wigira byinshi uvuga, icyo ntekereza nakoze ikintu gikwiriye nk'umufatanyabikorwa mwiza. Ubu noneho amasezerano twayasinya tugakora. Umukire nyiri kampani ati murakoze cyane, nawe munyamabanga urarenze pe, uri umujyanama mwiza, burya abagore bizabaho pe, ntabwo tuziheba, nanjye nzabona undi mwiza umeze nk'aho ahari. Ndabashimiye mwese, reka nigendere. Umugore w'umukire kandi akaba na sekreteri we n'umujyanama we n'inshuti ye magara yaramwegeye ati yewe burya urarenze pe, uzi ko aragira ngo ushaka gukora ibintu bibi none bikaba birangiye neza. Abagabo rata muri abanyabwenge, uri umunyabwenge sheri, uzi ko utemeye ko kwihorera byagutwara aho kuganira gukomeza kwibera uwo uri we, uzi ko ikintu wakoze ari cyo kuri koko. Umugabo ati rata unyizere, ntabwo ariko byari bimeze, ntabwo kwari ukwihorera, ahubwo buriya hatari wowe nta cyashoboka kuri njyewe, uko niko kuri guhari. Umugore yarishimye kubera amagambo meza y'umugabo we. Ati ubufasha ugenda umpa kandi ntacyo witayeho, naba mbabaye, naba nishimye, naba mfite umujinya, ntabwo ucika intege. Kumba hafi kwawe ndabigushimiye, buri gihe cyose warahabaye ku bwanjye, urukundo rw'ukuri rwari ruhari. Ati buri gihe kandi uhora unekereza nk'umuntu mwiza, kandi abitekereje nta n'ikintu nari nkwiriye kuba cyo. Benshi basuzuguye ariko iwe waranyubashye. Ati kandi kuva icyo gihe nibwo watangiye kwigisha ko ndi umuntu mwiza, nkwiye no kuba neza. Umugore ati none se koko nanjye rata nzahora ndi iruhande rwawe. Ati kubera ko nkuzi neza, uri imari. Ati nubwo bakubabaje wakomeje kwibera umuntu w'ukuri. Ati mfite byinshi cyane nakuvugaho, reka mbe nirekereye aho ngaho. Umugabo ati ndakumva rata, ni wowe utuza umutima wanjye kandi ni wowe buhungiro bwanjye igihe imiraba biri kuza yabaye myinshi kuri ino si. Umugore azi agaciro k'umugabo we n'umugabo azi agaciro k'umugore we, akabimwubahira akayimukundira. Umugabo ati ntabwo wabyumva ukuntu ndi umugabo uhiriwe kubera wowe, kuba isi yarakuzanye mu buzima bwanjye, ndi umugabo uhiriwe. Ati ntabwo uzi ikintu usobanuye kuri njyewe, nzakomeza nkurinde, ubu mbereye we sinzigera nemera kugutakaza. Nanga kandi agakuru k'urukundo karangiriye. Reka twibutse ko ingerageje Ubuzima TV. Bye bye, naho utaha turabakunda cyane.